Kuikitangashi sheriruko. Bakunzi ba Shangazi Shirirungu Imana Marie Jose, nk'uko mubibona turi muri paruwasi ya Janja muri diyoseze ya Ruhengeri, ahari ibyishimo by'ababikira n'abafurere b'abagabuzi b'amahoro ya Kristu bakoze amasezerano ya mbere ndetse n'aya burundu. Twishimanira nabo rero mu gukurikirana amasezerano yabereye ahangaha n'ibindi byiza byahabereye bitandukanye. Mwibuke rero kudukunda, mukore subscribe, mukore share, musangiza abandi bose kugira ngo twishimane muri ibi birori bitangaje. Nyuma y'inyigisho y'umushumba wacu ikubiyemo impanuro nziza n'ubutumwa igenewe aba basezerana, natwe ubwacu umuhango w'amasezerano ugiye gutangira. Abagiye gusezerana barabanza kugirana n'umwepiskopi ikiganiro ku byo baza kwiyemeza basezerana. Baramuhamiriza ko babyumva kandi ko babishaka rwose. Harabanza abasezerano bwa mbere, barindira imbere ya altari aho umwepiskopi yateganirije icyicaro. Bamaze kuhagera bamuha icyubahiro, bagakomeza guhagarara, hanyuma bakagirana nawe ikiganiro giteganijwe. Tubafashe umutuzo tubasabira kandi twumva ibyo bagiye kwiyemeza. Bana wanjye nkunda, kubw'abatisimu mukomezwa mwagizwe abana b'Imana, murashaka noneho kwiyegurira kurushaho kumugirana nayo amasezerano. Yego ndabishaka. Bana banjye nkunda, urwo rugendo ko rukomeye mwiyemeje kurukora. Yego nzarukora mfashijwe n'inema y'Imana. Murashaka gukomeza neza inzira yo kugabura amahoro atangwa na Kristo Umwami. Yego ndabishaka. Muriyumvisha ubutumwa mukomora kuri Kristo Umwami n'umubyeyi we Bikira Mariya, utwibutsa gushaka amahoro, kuyatunga no kuyasangiza bose, bitari nk'uko isi yatanga. Yego ndabyiyumvisha. Imana y'ubwayo izasoza igikorwa yabatangiyemo kuri Yezu Kristo Umwami w'amahoro. Amen. Aba bakora amasezerano ya mbere baraha umwanya abakora amasezerano ya burundu, nabo baratera intambwe begera altari. Koreya korali idushyirireho indirimbo kugira ngo iyo ntambwe yabo tuyiherekeze.
gahunda murashaka gusezerana ubusugi n'ubumanzi, ubukene no kumvira mu buzima bwanyu bwose mukurikije ivanjiri no kubera ingoma y'ijuru. Niyemeje ko kugera ku ndundo y'ubuzima bwanyu bwose muzamamaza ingoma ya Kristo Umwami irangwa n'urukundo, ubutabera, imbabazi n'impuhwe. Yego ndabyiyemeje. Murabona se uwo mugambi mwiyemeje muzakomeraho? Yego nzakomeraho mfashijwe n'Imana, isengesho rya Kiliziya n'urukundo rw'abavandimwe. Imana y'ubwayo izasoza igikorwa yabatangiyemo muri Yezu Kristo Umwami w'amahoro. Amen. bagize bati tuzawukomeraho dufashijwe n'Imana, isengesho rya Kiliziya n'urukundo rw'abavandimwe. Dutangire tubakomeresha isengesho twatangiye kare. Ubu noneho ni umwanya wo kwiyambaza abatagatifu bose tubasabira. Ababikira n'abafurere basezerana burundu, aba bahagaze imbere yacu muri aka kanya, tuba twiyambaza abatagatifu bararambarara hasi bose. Ni ikimenyetso cy'ubwitange burundu bw'ubuzima bwabo kugeza gupfa. Abasezerano bwa mbere bapfukama inyuma yabo. Korali idushyirireho indirimbo mu gihe icyo gikorwa gitegurwa.
nyagasani kugwiza umugisha kuri izi ntore dushaka kumwegurira ubuzima bwazo burundu kwiyambaza abatagatifu. Nyagasani utubabarire, Kristu utubabarire, Maria mutagatifu mubyeyi w'Imana, Mikaeli mutagatifu, Malaika w'Imana batagatifu, Yohani Paulo wa kabiri mutagatifu, Karoli Rwanda na bagenzi bawe nabo w'Imana, bamwe banyafurika abandi batagatifu, bamwe bakurambere bacu mwashaje muri abayoboke b'Imana, Imakulata mutagatifu, Katarina mutagatifu, Maria Teresa mutagatifu, Domina mutagatifu, Valeria mutagatifu, Rodine mutagatifu, Maria Shantari mutagatifu, Yan Maria mutagatifu, Jacqueline mutagatifu, Epifania mutagatifu, Florina mutagatifu, Herediana mutagatifu, Josefina mutagatifu, Alice mutagatifu, Regine mutagatifu, Victoria mutagatifu, Alfonsina mutagatifu, Silenciosa mutagatifu,
Intore zawe Nyagasani uzihe umugisha. Izi ntore zawe Nyagasani uzihe umugisha kandi uzitagatifuze. Izi ntore zawe Nyagasani uzihe umugisha uzitagatifuze kandi uzegukanire mu rukundo. Yesu mwana w'Imana uhoraho twumve. Kristo twumve. abafurere n'ababikira barapfukama kugira ngo umwepiskopi abavugire mu isengesho ribatagatifuza. Nyagasani Mana yacu, akira isengesho ry'umuryango wawe, adusendereze umugisha wawe kuri abavandimwe bacu biyemeje kukwiyegurira burundu. Roho wawe nasukure imitima yabo kandi abakomeze mu rukundo rwawe. Mana ushobora byose, abayobozi bawe ni wowe washyize mu mutima kwiyegurira, ubakomereze mu nzira ikugana biyemeje kukurikira. Ubabere ishingiro ry'ibyishimo kandi bakurangame igihe cyose. Ujye ubahoza igihe wabaye, ubabere umujyanama igihe bashidikanya, kandi ibyo barengera igihe cyose. Ba Kristo Umwami wacu. Nk'uko byagiye bigenda, harabanza abasezerano bwa mbere. Barangije kuvuga isezerano ryabo, turabaha amashyi y'impundu dushimira Imana yabatoye ikaba yakiriye n'amasezerano yabo uyu munsi. Dukomeze tubasabire. Ubw'urwo rukundo umfitiye
byose byiyunge n'uwabihanze, abantu bose bagirana umubano mwiza hagati yabo, n'impano wabahaye zikoreshwe mu kubaka no gutanga ubuzima, maze izina ryawe rihabwe ikuzo, n'abo twohererezaho baronke ihumure, cyane cyane abanyantege nke. Niyo mpamvu imbere yanyu nyiricyubahiro Musenyeri Vincent Harorimana, umushumba wa diyoseze yacu ya Ruhengeri, n'imbere y'imbaga y'abakirisitu, nsezeranye ubusugi, ubukene n'ukumvira, ijyanye igihango cy'ubumwe n'ubudahemuka na Kristo umwami w'amahoro, ijyanye kandi igihango cy'ubuvandimwe na mwene muntu wese. Niyemeje gusohoza ubu butumwa bwo kwamamaza ingoma y'urukundo, ubutabera n'amahoro mu gihe cy'umwaka umwe, nkurikije amategeko y'umuryango w'ababikira b'abagabuzi b'amahoro ya Kristo umwami. Umubyeyi Bikira Mariya, umwamikazi w'amahoro, nashyikirize aya masezerano ubutatu butagatifu, kandi azahore anoza imigenzo myiza y'ubumwe, kubaha, ubwitange n'ubwigenge bw'umutimanama, ushishikariye amahoro. Amen. Itsinda ry'ababikira basezerana ubwa mbere rirakurikirwa n'itsinda ry'abafurere basezerana ubwa mbere. Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Nyagasani Yesu, umwami w'ijuru n'isi, wowe umpamagarira kugukurikira ngo nogeze ubwami bwawe bw'amahoro, nitagerame ubushake bwanjye, ubwo butumire bwuje urukundo. Jewe Novice John Muzigirwa Katengura. Njyewe Novice Jean de la Croix Nyirabugingo. Njyewe Novice Evariste Ndayisenga, kubw'urukundo mwabitiye nanjye nifuza kugaragaza, niyemeje gukoresha imbaraga z'umubiri n'iz'umutima, iza roho n'iz'ubwenge wampaye, kugira ngo ibyaremwe byose byiyunge wabihanze, abantu bose bagirane umubano mwiza hagati yabo, n'impano wabahaye zikoreshwe mu kubaka no gutanga ubuzima, maze izina ryawe rihabwe ikuzo, n'abo utwoherezaho baronke ihumure, cyane cyane abanyantege nke. Niyo mpamvu imbere yanyu nyiricyubahiro Musenyeri Vincent Harorimana, umushumba wa diyoseze yacu ya Ruhengeri, n'imbere y'imbaga y'abakirisitu, nsezeranye ubumanzi, ubukene, ukumvira, ngiranye igihango cy'ubumwe n'ubudahemuka na Kristo umwami w'amahoro, ngiranye kandi igihango cy'ubuvandimwe na mwene muntu wese. Niyemeje gusohoza ubu butumwa bwo kwamamaza ingoma y'urukundo, ubutabera n'amahoro mu gihe cy'umwaka umwe, nkurikije amategeko y'umuryango w'abafurere b'abagabuzi b'amahoro ya Kristo umwami. Umubyeyi Bikira Mariya, umwamikazi w'amahoro, nashyikirize aya masezerano ubutatu butagatifu, kandi ahore anoza imigenzo myiza
izina ry'Imana Data, Umwana na Roho Mutagatifu. Amina. Nyagasani Yesu, umwami w'ijuru n'isi, wowe umpamagarira kugukurikira ngo nogeze ubwami bwawe bw'amahoro, nitavye karame ku bushake bwanjye, ubwo butumire bwuje urukundo. Njyewe Mama Immaculata Nshimyabo, njyewe Mama Katerine Musha wa Yesu, Njyewe Mama Maria Teresa Ntirenganya, njyewe Mama Domina Mukamubana, njyewe Mama Valeri Mukandese, njyewe Mama Claudine Tuyisenge, njyewe Mama Maria Chantal Mukakarangwa, njyewe Mama Jean-Pierre Kabanyana, njyewe Mama Jacqueline Mukanoheri, njyewe Mama Solange Mukashema, njyewe Mama Epifani Mutuye Maria, njyewe Mama Fronire Ubumwe, njyewe Mama Brediana Mukamugema, njyewe Mama Marceline Ayinkabiye, njyewe Mama Epifani Mukantagara, njyewe Mama Shamitarike Akabatasi, njyewe Mama Foronira Yamurije, njyewe Mama Verena Nyirahabiyaremye, njyewe Mama Alice Mukanzigiye, njyewe Mama Josephine Nyirasangano, njyewe Mama Verena Mutamuriza, njyewe Mama Regine Geneza, njyewe Mama Victoire Uwimana, njyewe Mama Alphonsine Nirere, njyewe Mama Speciosa Uwambajimana, njyewe Mama Sorina Muhawe n'Imana, njyewe Mama Delphine Maniriho, kubw'urukundo kubw'urwo rukundo ufitiye nanjye nifuza kukugaragariza, niyemeje gukoresha imbaraga z'umubiri, iz'umutima, iza roho n'iz'ubwenge wampaye, kugira ngo ibyaremwe byose byiyumve buri hanze, abantu bose bagirana umubano mwiza hagati yabo, n'impano wabahaye zikoreshwe mu kubaka no gutanga ubuzima, maze izina ryawe rihabwe ikuzo, naho kutwoherezaho babone ihumure, cyane cyane abanyantege nke. Niyo mpamvu mu biganza byanyu nyir'ibyubahiro Musenyeri Vincent Haburimana, umushumba wa diyoseze yacu ya Ruhengeri, n'imbere y'imbaga y'abakristu, nsezeranye ubuzima bwanjye bwose kubaho mu busugi, mu bukene, mu kumvira, ngirana igihango cy'ubumwe n'ubudahemuka na Kristu Umwami w'amahoro, ngiranye kandi igihango cy'ubuvandimwe na mwene muntu wese, kugira ngo mwiyegurire burundu. Niyemeje gusohoza ubutumwa nkurikiza amategeko y'umuryango w'abakiriya b'abagaruzi b'amahoro ya Kristu Umwami. Umubyeyi Bikira Mariya, umwamikazi w'amahoro, nashyikirize aya masezerano ubutatu butagatifu, kandi azahore anoza imigenzo myiza y'ubumwe, kubaha, ubwitange n'ubwigenge bw'umutimanama, ushishikarira amahoro. Amina.
nyagasani yesu umwami w'ijuru n'isi wowe umpamagarira kugukurikira ngo nogeze ubwami bwawe bw'amahoro nitabye karame ku bushake bwanjye ubwo butumire bwuje urukundo. Njyewe frere Tade Modeste Habarugira, njyewe frere Vedaste Nshuti, njyewe frere Firemo Uwintwari, njyewe frere Joseph Runzabasengimana, njyewe frere Viateur Siborurema, njyewe frere Gobert Uwiragiye, njyewe frere Fulgence Akingeneye, njyewe frere Jean-Aimé Ndayisaba, njyewe frere Jean-Marie Vianney Mutuyimana, njyewe frere Bonaventure Tuyisenge, nkwiyeguriye burundu mu bwigenge bwuzuye kubw'urukundo umfitiye nanjye nifuza kugaragariza. Niyemeje gukoresha imbaraga z'umubiri, iz'umutima, iza roho n'iz'ubwenge wampaye kugira ngo ibyaremwe byose byiyunge babihanze, abantu bose bagirana umubano mwiza hagati yabo, n'impano wabahaye zikoreshwe mu kubaka no gutanga ubuzima, maze izina ryawe rihabwe ikuzo, nawe utwoherezaho baroni ihumure cyane cyane abanyantege nke. Niyo mpamvu mu biganza byanyu nyiricyubahiro Musenyeri Vincent Harorimana, umushumba wa diyoseze yacu ya Ruhengeri, n'imbere y'imbaga y'abakristu nsezeranye ubuzima bwanjye bwose kubaho mu bumanzi, mu bukene, mu gihango cy'ubuvandimwe na mwene muntu wese, kugira ngo biyegurire burundu. Niyemeje gusoza ubutumwa nkurikiza amategeko y'umuryango wa Forere w'abagabuzi b'amahoro ya Kristo Umwami, umubyeyi Bikira Mariya umwamikazi w'amahoro nashyikirize aya masezerano ubutatu butagatifu, kandi azahore anoza imigenzo myiza y'ubumwe, kubaha, ubwitange n'ubwigenge bw'umutimanama ushishikariye amahoro. Amen. impundu n'amashyi menshi.
Yeah.
biyeretse umwepiskopi, biyeretse urugaga rw'abaseserdoti, turagira ngo banahindukire babiyereke tubone uko baberewe, dushimire Imana. Umusozo baregera abakuru babo kuko aka kanya bagiye kwiragiza umubyeyi Bikira Mariya, barabegera hariya mu myanya yabo. Mu ndirimbo ya Bikira Mariya bose barapfukama, natwe kandi twibafashe korali. Isengesho twese duhagaze. Bakunzi bacu mukomeje kubana natwe, bakunzi b'amahoro, bakunzi b'abagabuzi b'amahoro ya Kristu Umwami aho muri hose, namwe bagabuzi b'amahoro ya Kristu Umwami, dukomeje kubana namwe kandi nyuma y'amasezerano ibirori byakomeje kuba byiza cyane, hakomeje kubaho ibyishimo bitandukanye. Niyo mpamvu tubararikiye gukomeza gukurikira n'ibyakurikiyeho, mukomeze kubana natwe kugira ngo twishimane.